Yobu igice cya 5. Hamagara noneho, hari uwagusubiza? Uwo mubera watabaza ni uwuhe? Kuko umujinya wica umupfapfa, kandi ishyari ryicubuza ubwenge. Nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe. Abana be bari kure y'ubuhungiro, bahondagurirwa mu irembo, kandi ntibari bafite uwo kubarokora. Imyaka yimarwa n'abashonji, ndetse bajyana n'ibiri mu mahwa, igisambo kimira bungura ubutunzi bwabo. Umubabaro nuva mu mukungugu, kandi amakuba ntamera mu butaka. Nyamara umuntu avukira umuruho, nk'uko ibishashi bitumukira mu kirere. Ariko ubu njye mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, n'ibitangaza bitabarika. Niyo ivubira isi imvura, igasandaza amazi mu mirima. Niyo ishyira hejuru aboroheje, n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Yica imigambi y'inshakura, kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, n'inama z'ab'inshakura ikazubika. Bahura n'umwijima ari ku manywa, barindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro. Ariko umukene imukiza inkota zo mu kanwa kabo, ndetse n'umutindi imukiza amaboko y'abakomeye. Nicyo gituma umukene agira ibyiringiro, kandi akanwa k'abakiranirwa kazahozwa. Hahirwa umuntu Imana ihana, nuko rero ntugasuzugure igihano ishobora byose iguhana. Kuko ariyo irema uruguma, kandi akaba ariyo yomora, irakomeretsa, kandi amaboko yayo niyo akiza. Izakurokora ibyago 6 ndetse 7, kandi nta kibi kizakuzaho. Mu gihe cy'inzara izagukiza urupfu, no mu ntambara izagukiza imbaraga y'inkota. Uzahishwa intonganya z'ururimi, kandi ntuzatinya kurimbuka kuje. Kurimbuka n'inzara uzabiseka, kandi ntuzatinya inyamaswa zo mu isi. Kuko uzasezerana n'amabuye yo mu gasozi, kandi inyamaswa zo mu gasozi zizuzura nawe. Uzamenya yuko amahoro ari mu rugo rwawe, uzasura ibiraro by'amatungo yawe, we kugira icyo biburamo. Niho uzamenya ko urubyaro rwawe ruzagwira, n'abagukomokaho bakaba nk'ibyatsi byo ku isi. Uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Dore ibyo ni byo twagenzuye dusanga ariko biri, yumva ubyigireho akamaro. Yobu igice cya 6. Yobu aherako arasubiza ati iyaba umubabaro wanjye washoboraga kugerwa, n'ibyago byose bigashyirwa ku gipimo. Kuko byarusha umusenyi wo mu nyanja kuremera, nicyo cyatumye nihutira kuvuga. Erega imyambi y'isumba byose yarampinguranyije, ubugingo bwanjye bukanywa ubumara bwayo, ibiteye ubwoba by'Imana bingererejeho. Mbese imparage yivugirisha, cyangwa inka yabira iri mu rwuri? Mbese igidafite uburyohe cyaribwa badashyizemo umunyu? Cyangwa mu murenda w'igi harimo uburyohe? Umutima wanjye wanga kubikoraho, bimbera nk'ibyo kurya biteye ishozi. Icyampa nkabona icyo nsaba, Imana ikampa icyo nifuza. Ni ukugira ngo yemere kumpondagura, ikareka ukuboko kwayo kukamuhura. Ubwo mba ngifite ikimpumuriza, ndetse mba nishima imibabaro idatuza, kuko nahakanye amagambo y'Uwera. Gukomera kwanjye ni iki, kugira ngo ntegereze? N'iherezo ryanjye ni iki, kugira ngo nihangane? Mbese gukomera kwanjye ni ukw'amabuye, cyangwa umubiri wanjye ni umuringa? Nimuzi ko njyewe muri njye hatarimo ikintabara, kandi agakiza kambereye kure. Urembye akareka kubaha isumba byose, akwiriye kubabarirwa n'inshuti ye. Abo tuva inda imwe barariganije, bameze nko mu isuri y'inkamira itemba igashira. Aho barafu yirabuza, isheregi ikihisha, iyo hasusurutse birashira, ubushyuhe bwaza bigashonga. Itara ry'abagenzi ryanyuraga muri iryo nzira rirateshuka, bazamukira mu butayu bakahagwa. Amatara y'ab'Itema yarindiriye, amatara y'ab'Isheba yarabategerezaga. Bakojejwe isoni n'uko biringiye, barahageze bariheba. Nanone ntacyo mumaze. Mubonye ibiteye ubwoba, muratinya? Mbese
nigeze kuvuga nimugire icyo mumpa, cyangwa nimungirire ubuntu mu byo mutunze? Cyangwa nimundokore mumvane mu makuba y'umwanzi? Cyangwa nimunkize mumvane mu maboko y'abarenganya? Nimunyigishe nicecekere, mumenyeshe ibyo nafuditse. Amagambo y'ukuri agira ingingo zikomeye, ariko impaka zanyu ziramana iki? Mbese murashaka guhinyura amagambo ubwo ibyo uwihebye avuze bimeze nk'umuyaga? Ni ukuri mwafindira imfubyi, n'inshuti yanyu mwayigura. Nanone ndabinginze nimunyitegereze, ni ukuri sinavuga ibinyoma imbere yanyu. Nimuhindukire ndabinginze mwe gukiranirwa, ni ukuri nimuhindukire, urubanza rwanjye ni urw'ukuri. Mbese ururimi rwanjye ruriho gukiranirwa? Akanwa kanjye ntikazi gutandukanya iby'igomwa?